igicamunsi cyiza abakunzi b'Intare Official, ubuzima bwiza nkuko duhora tubasezeranya n'ubundi kandi tukabibabwira. Turaje kugira ngo tubagezeho amakuru uko byiriwe, uko bimeze muri ano masaha aka kanya. Ndavuga nti imirwano iracyakomeje, aho 23 amakuru agenda avuga ko yazanye ibikoresho biremereye. Bamwe bakavuga ko ari ibikoresho 23 yakuye ku kibuga cy'indege, ibikoresho bishya nayo itari izi gukoresha. Biba ngombwa ko ishaka abatekinisiye kugira ngo bamanze babyiga uburyo bwo kubikoresha, kuko na FARDC yari ku kibuga cy'indege cya Goma ntabwo yari izi kubikoresha. Ibyo bikoresho ni bya bikoresho bigezweho leta ya Kinshasa yari yamaze kugura, ibizana hariya kuri Goma, bazi ko bagomba kuzabikoresha mu buryo bwo gutera u Rwanda, bafatanyije na FDLR, bafatanyije na Wazalendo, bafatanyije na FDNB imbonerakure. Noneho ibyo bikoresho bakazabikoresha bari kongera kurimbura abaturage b'u Rwanda. Ibyo bikoresho rero abo basirikare ba 23 ntabwo bari bazi kubikoresha, byabaye ngombwa yuko bamanza babyiga. Ubu ngubu rero abatekinisiye n'abahanga ngo bamaze kumenya kubikoresha ibyo bikoresho. Gisegeti yatanze dotation yahareje 23 bikaba byamaze kugera imbere ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye. Turaza tubabwire ibice byabashije kugeramo. Bamwe mu bakatanyama bakimara kumva yuko ibyo bikoresho byabashije kugera muri ibyo bice batangira kuyabangira ingata. Turarebera hamwe hariya muri Uvira Minembwe ibyo bikoresho nabo byaba byahageze. Eske ibyo bikoresho nibiramuka bigeze hariya nkuko bivugwa ko byamaze kugera hariya muri Plaine de Ruzizi, Uvira barakomeza kwicaramo? Bakunzi b'Intare Official rero ni mutere agatebe tuze tubabwire uko byitwaye nuko bimeze. Ahari imirwano naho ntabwo tuwasimbuka, aho abarundi nabo bari guhunga ntabwo tuwasimbuka, FARDC ziri guhunga ntabwo tuwasimbuka, ibindi bice byafashwe ntabwo tubisimbuka tutabivuzemo. Ndetse turaza tunababwire zimwe muri bira zagiye zigaragara uno guherejo kuva saa 5 kugeza uno munsi muri ano masaha muri kumva kino kiganiro, bira zimaze kumenyekana za FARDC, Wazalendo, FDNB bamaze kugwa mu mirwano, FDLR, Maimai, Nyatura n'ubundi budumbu bwa FARDC. Mube hafi rero, mube hafi, mutera agatebe rwose, mube hafi kugira ngo tuyabagezeho mu buryo burambuye. Icyo nababwira ni ugukora subscribe, mugakora subscribe ku Intare Official, mugakora subscribe ubundi mugakanda kukazogera mukabona notification, muzajya mubona notification z'ibiganiro byose Intare Official ibagezaho. Uwo mwumva rero nta wundi ni umukunzi wanyu wiyemeje kuzabagezaho uko gahunda zose zikurikirana muri no ntambara ibera mu gihugu cyacu no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Clever Bemba, mtoto wa Masisi, mkongomani kamilifu. Imana rero ibaho umugisha kandi mugire n'amafaranga. Ano makuru reka nyatangirire nkuko nabibabwiye inze ndambura. Hari ibikoresho byinshi, ibyo bikoresho byari byuzuye amakontineri agera muri 20 hariya ku kibuga cy'indege. Izo kontineri zari zikiri vierge, zari zikiri amasugi. Izo kontineri rero zaje gupfundurwa na 23 baza gusangamo ibikoresho 22. Ntabwo mvuze kontineri zari zirimo amasasu, izarimo izimimbunda zino shasha izo bita PKM. Habonetse amakontineri menshi arimo PKM, amakontineri menshi yari arimo za mbunda z'abahibu Special Force, amakontineri menshi yari arimo amasasu, amakompora, amakontineri yari arimo RPG shasha, amakontineri yabonetse yari arimo za mortier 82, mortier 60,
82, mortier 80, mortier 60 na mortier 70. Izo zose zafatiwe hariya mu mujyi wa Goma. Ayo makontineri yose yari arimo izo mbunda. Andi makontineri rero kuko hari hafatiwe amakontineri yari ageze nko mu 100, yari arimo ibikoresho ku buryo ma 23 ishobora kurwana runo rugamba ikagera muri Kinshasa itongeye gusa kugura andi masasu. Uretse ko ibikoresho bigezweho n'ubundi bijya bigenda bigurwa. Hari imbunda bafatiye hariya zaba bari barageneye ngo bita Hibu Special Force. Izo mbunda zafashwe nazo hari harimo nk'amakontineri nk'icumi. Izo mbunda nizo mujya mubona aba sniper ba ma 23 bajya bagendana. Izo zani mbunda so Gisegeti yari yarageneye Special Force yo bita Hibu Special Force, niyo bitaga hari abandi bagombaga kuzana hariya Goma, kuko Goma yafashwe nk'ejo bazi ko bagomba kuzana amabataliyani 2 yabo bita Gepard, aribo bagombaga kuza gukora operation Katripolare. Biza guhinduka operation Katripolare, bajya kwikorera za Ngungu bazana na Gepard, aribo babandi ba Gepard wabonaga bari kugeparinga hariya muri za Kavumu. Izo mbunda zo bari bamaze gutegura iz'amabataliyani 2, kandi bataliyani ya FARDC ibifite wenda abasirikari, uretse wenda aburumva ko ari aba newcomer, ari abandi bari baravuye kuri formation vuba. Aho ngabo twavuga ko amabato yabo yari yuzuye bagira nko muri 700, atari nk'aya mabato n'ubundi yari asanzwe. Ugasanga bari kukubwira ngo ari bato yitwa Musheku, ugasanga Musheku ifite abasirikari 100 ngo ni bataliyani. Ugasanga barakubwira ngo bakakubwira ngo Satan ni bataliyani 2 zifite abasirikari nka 300. Bakakubwira ngo Satan ifite ari bataliyani nk'ebyiri nazo zifite nk'abana batarenze 150. Izo zo bari bamaze kuzipanga ziza zuzuye. Ibikoresho byaje mbere muri kwa kuza mbere bo bagomba kuzaza babakurikiye. Izo mbunda bari barize kandi bagomba kuzarwanisha ma 20 irazifata. Hari amakontineri rero 22 ma 23 yafashe izifatira hariya muri Goma, zari zirimo ibikoresho bidasanzwe. Ibyo bikoresho bidasanzwe rero nibyo byamaze kugezwa ku mirongo y'urugamba, anari byo biri gutera ubwoba FARDC, Wazalendo, FDLR, Maimai n'abandi bagiye batandukanye, bikaba biri gutuma bivana ku mirongo y'urugamba. Aha ndahera ibyo bibunda rero n'ikindi ndatwana kongeraho nuko bifite ubushobozi bwo guhanura drone, bwo gutwika helicopter, Sukhoi n'indi ndege iri muri kilometero ni kilometero 1000. Oya, ntabwo ari kilometero 1000, ndabona ari muri metero, ni metero 3,000. Metero 3,000 ni kilometero zingahe? Kilometero 3. Iyo ndege, iyo drone ishobora kuza aho hafi, iyo mbunda irazitwika. Izo ni dotation Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye ma 23 kugira ngo urugamba rukomere kandi rukomeze, bamwirukane hariya muri Kinshasa, yisubirire mu Bubiligi. Narindi amaze gukuramo aye, nubwo rimwe na rimwe yagiye afatirwa. Ahangaha ndabona n'umuvandimwe nawe anyoherereje, noneho anyoherereza indi mirambo. Ye baba we mana y'isi n'ijuru. Abari muri groupe y'Intare Official rero mukomeze mwirebere uburyo abarundi, mana we, aba nabongeye kuboneka hariya. Yo mana we, yo bo. Cyakora rero hari ibintu bijya bimbambabaza iyo mbonye Perezida Gisegeti tutagira imbabazi, akabona abana b'abakongomani bakomeje gupfa muri ubu buryo, akumva uko atavuga ati ngo tujye mu mishyikirano tubirangize vuba mu ntegeke.
ibi bintu birambabaza cyane. Izi cyakora ndi kubonamo n'abarundi, aba barundi bo ntabwo bari kumbabaza kuko dore yapfanye n'isahani y'ibiryo we, ye baba we, gasahani kakuma k'ibiryo, yari yambaye n'akabote kashaje kadata we, uyu ni umuzarendo pe, manzi yambaye imyenda yo ku bwa Mobutu. ayiwe uyu se ewe we bamukubise isasi, ikibuno kivaho, ikibuno nacyo kirashwanyuka kikabutya. Barayisi nijoro we, tabara abakongomani, utabare aba bantu Gisege. Ewe we, hano barwaniye mu myumbati hano ho, ariko hano hari mu myumbati gusa, hano hari mu myumbati, yego ni imyumbati, dore yino ni imirima y'imyumbati rwose, ino myumbati zera. ye baba we cyane ari nkikomereza. Izi ni za mbunda n'ubundi uriya we ubura bwasohotse bana yanjye. Izi ni za mbunda rero n'ubundi zo Gisegeti yahaye mama 23 ziri kurasa zikabacamo rwose. Ahangaha ndabona ko ariko turadubombe n'utwikino twa Castor kamwe tubiri, n'utwa Castor abantu bari muri groupe y'Intare Official, ndemeza yuko mwamaze kubyibonera, muri kubibona mwebwe n'abandi rero tubashishikariza mutwandikire kuri iyo nimero iri aho ngaho, ubundi namwe mwinjire mu muryango mugari w'Intare Official, ubundi namwe mwiberemo amakuru muyabone kandi muyabonere ku gihe, n'ibindi mujye mubisanga ahangaha. Icyo nabifuriza gusa nukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Izo mbunda rero zikomeje gutesha umutwe Perezida Gisegeti. Izi mbunda yahaye mama 23 kuko nta garuriro, hari ibifaru. Ndetse wenda ndaza kugaruka no ku kindi kintu. Murabona ko FRDC iri gukora ibitero ikoresheje drone, ikoresheje indege. mama 23 ntabwo iri gukoresha indege, kandi nayo yabonye indege dotation yahawe na Perezida Gisegeti. ni ukubera kubahiriza agahenge no kugira ngo hatagira umuturage uhagwa. Ibingibi ntabwo ndibuze kubitindaho, ndumva nanabivaho ubundi nkigira imbere ku mirongo y'urugamba. Izo mbunda rero wenda reka nongere mpagaruke. Izo mbunda ziri gukora zamaze kujyanwa Rubero zamaze kujyanwayo. Izo mbunda zamaze kujyanwa Pinga. Bakunze bacu, bakunze b'Intare za Sarangwa, bakunze b'Amadubu, musenge cyane kuko ubungubu noneho tugeze kuri finale. Turi mu ma episode, ubungubu tugiye kureba finale. Noneho iyo finale ngiye kuvuga rero ni finale ya Rubero. Ibyo bikoresho byamaze kugezwayo, ibyo bikoresho byamaze kugezwa mu nkengero za Pinga. Ibyo bikoresho byamaze kugezwa mu nkengero hariya za Kibati, ndetse n'ahariya hafi ya za Mingazi, kuko Mingazi ho haracyacaracaramo utwo tuzarendo two muri NDC Renove. Barabakubita, nongere mbabwire ngo bagiye kubakubita. Bantu mufite abantu muri Pinga, mufite abana muri Pinga, mufite imiryango iri muri Pinga, mwe mubakuyemo hakiri kare, kuko ibintu bishobora kuza guhinduka, ibintu bikaba nabi. Ndababwiza ukuri, mubwire imiryango yanyu iri muri Pinga ibiri kuvamo mu buryo bwihuse, kuko biriya biri kurasa bikabacamo. Mu gihe FARDC igikomeje kuzana buriya drone bwa CH, niba ari CH kane. Abantu mufite abantu muri centre ya Rubero, mubabwire bamanuke bajya mu gice cya 23 irimo, cyangwa bambuke bagiye muri Uganda hakiri kare, kuko umuriro urazamutse. Abantu bari hariya za Hombo ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ibyo bikoresho byamaze kuhagera ngo barababiza. Abantu bari muri Uvira, mubonye ukuntu ko mwavamo, bantu muri Uvira, mina bambirisha ukweli, mukipata kamoye kidogo, musiende Bujumbura, musikamate mabato, munaenda Kalemi, kwani Kalemi nako target ni kukamata na Kalemi, ndio
kuendelea mpaka Lubumbashi. Ndababwiza ukuri, abantu muri Uvira, ukipata kamwae kidogo unapiga son, unakuya Plaine de Ruzizi, unaendelea Bukavu. Kwani huyo adui wa M23 hatafika tena Bukavu, wanataka mata Uvira. Ibyo bikoresho byazamutse biragenda ibyo ndi kubabwira byabiri hano muri go, ariko uziko bya bikoresho byabiri ku kibuga cy'indege cya hano ko bitigeze bigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo bikoresho byamanutse mu bwato, bibaza ibyo gushyira mu bwato, biraza bigera Bukavu, ubundi byakomeje mu mamodoka byaje hariya Uvira. FRDC mwahunze sha, mwakwiripotinze sha, barabavisha imyuna. Nongere mbibabwire ngo bagiye kubavisha imyuna. Icyo nzi cyo Gisegeta aratsinzwe, arongera aratsinzwe, umuti wamaze kuvugutwa. Ariya mabatayo abiri yazamutse avuye Bujumbura aje kurejuranya andi mabatayo manza ari 8 y'Abarundi. Nubwo Abarundi bahuye n'uruva guseka, nabonye yoreka manze nareba uno muntuza bamwitande umukapiteni afitiye grade kandebe, nabonaga bamushingura umukapiteni ni umuki, akosa ari hehe yo kanyagwa, akosa aranyagwa gute yapfuye. Uyu nguyu ngawe azize iki? Imiryango ye nayo iri kurira ati koko tubure n'impoza amarira, tubure n'ikintu. Umukapiteni w'umurundi sha sinzi ahantu hari we yo yapfuye. No muri telefone yanjye mushyizemo naharapfa, kwapfuye kenshi. Ntacyo nugera ugasanga nta bandi bariyo, uzigarukire. Nubwo bariya Abarundi nabo bamaze kumenya amakuru, baza kumenya ko hariya muri teritwari ya Mwenga, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Kabare, teritwari ya Mwenga na teritwari ya Kabare na teritwari ya Walungu, ndetse n'ibindi bikoresho biri kwerekera muri Shabunda, muri ya makontineri 20 n'ebyiri niko bavuga, zari zirimo ibikoresho bidasanzwe. 23 no yamanje yakwiga, kuko burya ntabwo abantu bose ibintu byose baba bizi. Hari n'igihe ubuzi n'ikintu ukaba ushobora kuba warakibagiwe, bamanje nabo babyiga. Ubu ngubu urumva ko icyo gihe cyose bamaze kubyiga. Ubu ngubu noneho sha man, bantu musengera intare za Sarambwe, musengera amadubu, bya bikoresho babibyaza umusaruro. Ubundi advance pata ya mbere izabiri hariya za Kibati tuzayumve, nkuko Fandi Gaceri yari amaze kugera Warikare, tuzayumve iri hafi ya Gisangani. Kiriya kibuga cy'indege cya Kigoma kibashe gufungurwa. Ibyo ni ibyo bice n'ubundi hadeployinzemo ibyo bikoresho byabashije kujyamo. Ubona yuko ari handi kuri front line, kuri ligne de front, ku murongo y'urugamba byamaze kwinjiramo. Ikindi cyongeraho reka mbabwire, hari indi kontineri yaje gufatwa basanga irimo jimeri, hari zo ngo bita bayinacoro zijya ku mbunda, n'izindi jimeri barebesha mu maso, donc zo gushyira ku maso atari zo gushyira ku mbunda. Iyo kontineri nayo ngo yari igenewe special force, iyo nayo yamaze gufatwa. Nako iyo nayo niho bayitanga. Ntabwo ndi kumena amabanga ntabwo ndi kumena amabanga, kuko ni ibintu aduyi agiye kwibonera, agiye guhura n'umuriro. Umuriro muke, ariko buriya ndi gusengera bana bacu mwagiye muri FRDC, bana bacu mwagiye muri Wazalendo, imiryango irakinguye. Nibuka Colonel Nsabimana yirirwa babwira ati imiryango irakinguye,
ari kubwira abitwa babahigi ati nimuze. Ndibuka General Gaciro ari kubwira bariya ba Jean Marie Bonane ati nimuze, ariko amatwi mugakomeza kuyashyiramo ibiti. Urwanyu rurageze. Jama, uri kunyumva? Yewe inya yagutumba Ngoma Nzito, muretse gusubiranamo, ahubwo mwigira inama yo kwa kujiunga. Ai data we, FRDC bo ndabazi ntabwo baremera ko uno muriro ubakira, ahubwo bo ndabizi yuko bagiye kwiripotinga. Namwe mwakwiripotinga nyina abandi abari muri Rubero, za Mayimayi Haleluya, za Mayimayi Jeteme, za Mayimayi Yira, abo bose muracyarinze iki? Umuriro muracyarindiye, umuriro urabatwika, urabamera nabi. Muve mu byo murimo, mwiyarure. Urugamba kuko rugeze aho rushyushye. Noneho mama 23 nyuma yo gukoresha biriya bikoresho byayo Gisegeti yabahaye biharura indege, ibireba kure, ibikora iki n'ibiki, 23 yarahiye ko itazokomeza kwihanganira ko abaturage b'inzirakarengane bakomeza kwicwa na Gisegeti Kirombo. Ati ubu ngubu twamaze kwambara, turaje tukwereke. Mana yanjye, basore b'intare rero, babyeyi mwabyaye intarekazi, ababyeyi bababyaye nibafate iby'uburyo ubundi mwadivasinga. Abari mu mahanga ubu ngubu ni cyagiye noneho cyo kutabura kw'Intare official kugira ngo mukurikirane uko byitwaye. Reka mbahe ingero zifatika. Za Remeka, intare za Sarambwe zabahondaguye zibaka uduce. Hariya za Ruke zahatwikiye amadrone. Hariya za Kibati zabagose zirabarimbura. Amakuru ufite nuko hari hafi ya za Mingazi ya Ambiskade bo muri NDSR Nove n'abandi bafatanyije abagera muri 60 aribo bahasize ubuzi. 60 ari maze ye navuga bira ya 60. Uretse iyejo bundi hariya muri za Mikenke na za Poezero barenze 100 narimeruka kubona mfuza wazalendo na FRDC barenga. Hari umunsi ari igihe mu cyumweru kimwe wajyaga kumva ni 71 n'andi 71 n'andi. Ni hano muri Sud Kivu, muri za Kabare no muri za Karehe, muri buriya buce bwa za Yusi aho hafi ya za Kavumu, bukaza bukitokeza 70 n'igihe bicaga abajenerali n'abandi bayobozi babo. Ngo abarenga 60 niwe bamaze kubarurwa hariya muri Ambiskade 23 yabakubitiye hariya hafi ya za Mingazi kubita shwanyaguza. 100 hariya muri Poezero na za hari ahantu barabakoze kugeza igihe n'abajenerali bahagwa. Batwaye isi n'ibiki, abakoloneli, abarundi, ariko babakina batatu niyo yafatiwe udukoresho dushya. Uburundi bwagize igihombo kidasanzwe kujya kuzana ukizanira udukoresho dushyashya nka tuna ngo tuzanye muri Kongo, wamara kuwagira n'ubundi mama 23 ikadutwara. Namwe mwarahombye murakanyagwa, ariko nta kundi. Iyo utagira Imana nta n'umugisha wabasha kubona, ibyo wakora byose ntibyabasha kugushyira. Hariya rero muri Mweso nimugoroba iyo hakurya za Pilote havugiye amasasu, haza ikintu cy'ikikanga bavuga ati wazalendo bashobora kuba bamaze kugera ahangaha, bituma biruka. Abaturage barahunga. Donc abaturage bo muri centre ya Mweso bagira ubuntu bw'ubwikango, barirukanka, ariko ntabwo byabaye iby'akanya gato kuko baje gukurikirana
basanga ari n'ahandi doke muri ubwo buce habereye ubuntu bw'ubusasu bwagiye busakuza, ndetse hari isasu rimwe ryarasiwe hariya kuri polisi hariya Mweso, iryo ryo ryahabuye abaturage abari bafite donc amamoto, amacugudu, amagare, abari mu isoko bose bagenda ruruvangitiranye, ku buryo nimugoroba ngenda bonaga amakuru bambwira ati Mweso iratatswe. Nanze kwirirwa mbivugaho kuko navuze ati abaraza kwataka Mweso baraba bakurikiye ko General Dominique Ndaruhutse hariya nta mbaraga afite zo kuba yakwataka mama 23. FDLR ziri hariya ko zamaze gucikamo, ko nta mbaraga zifite, kereka wenda bari hariya za Kazaroho, abandi baza kwataka nabaye. Mwabonaga uwigize ubu numvaga bavuga wenda nuko baragenda bakihinduranya amazina, bavuga ngo umuvugizi wa FDLR, umuvugizi wa FDLR narinzi ko ari uriya witwaga niba ari Kiringoma niwe numvaga. Ubu ari uwundi nawe wavugaga ati ngo tuzarwana ngo paka ngo tugeze mu Rwanda. Abahatashye muzagende mubaze abariyo, ngo hari abantu bababwiraga ati ngo bazataha mu Rwanda, ngo imbunda ngo bazambaye niba ari bandariyeri, sinzi uko numvaga ariko ngo bazita niba ari iki, ngo bazambaye ngo umututu uri kureba hejuru bagishyize mu mugongo bimeze nka za gitari. Uwo mutipe yarambwiye ati Bemba, nanjye nabonye ko hari bari abamuzi bashobora kuba bavugisha n'ukuri, kuko barabivuze ngo none nanjye natashye koko nayambaye niba ari bandariyeri niba ari ngo iki, sinzi uburyo yarari kubikoresha. ngo umuvugizi ngo yitwa Lieutenant Colonel Octave Mutimura. Octave Mutimura abamuzi akora nk'iki muri FDLR foka. Amazina satari yahinduza yitwaga nde ko yahinduje amazina. Abandi bakavuga ko Kiringoma ngo yaba yarishwe, abandi bakavuga ko yaba yararozwe na Omega se ako Omega nawe yutabateza amagrenade urabaruga. None se Kiringoma nawe yitwaga Kiringoma se byo nibi. Abose baragenda bagahinduza amazina, bamara guhinduza amazina bakiyita amazina atari. Abakunzi b'Intare Official rero ni byinshi twabagezaho. Icyo nge nka Bemba nabifuriza ni ugukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose, ntimukabura umugisha, ntimukabura amata, muzahore mugubwa neza ibihe byose, kandi mujye musenga. Dore natwe ubu ngubu wenda namwe murabyumva uburyo ijwi ryanjye rigenda, ndarwaye ariko nemeza ko amasengesho yanyu agira icyo afasha abantu. Nizere ntashidikanya ko mu masengesho yanyu